akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Muraho neza abari hafi n'abari kure wo mugiye kuganira ni KARASANYI Emmanuel, nkaba narakiriye ubutumwa ntazi gusoma, ni ukugira ngo igihe muri ubone ntari gusoma abazaba babireba cyangwa se bumva batazavuga bati ese uriya muntu ko twabonye ari kutwigisha atari gusoma nibite, ahubwo kwari ukugira ngo noneho namwe tujane kandi noneho mumenye n'uwo mugiye kuganira nawe ko ari njyewe KARASANYI nk'uko mbabwiye. Nakiriye ubutumwa ndi umushumba ndagira, ariko biba ngombwa ko nanjye mbwiriza ubutumwa. Reka noneho tuganire ijambo ritubwira ngo uko abantu batize nabo bazabwiriza ubutumwa. Ubwo rero mureke dusenge. Data turi mu ijuru, tugushimiye ko wakomeje kuturinda, izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro. Duhe kukumenya, duhe kwizera no kugukunda, duhe kukumenya no kukumenyesha abandi. Tugiye kwiga ijambo ryawe, twigishe kandi dusobanurire, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Kuko twababwiye akaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi uwo mugiye kuganira akaba atazi gusoma, ubwo abari hafi n'abari kure, kandi mureke tumenye ko Imana ifite ubushobozi igomba gukoresha uwo ari we wese, waba warize cyangwa se utarize, ko Imana yagukoresha. Imana yatumye Mose, imaze kumutuma iramubwira ngo genda uje kuvana Abisirayeli mu Egiputa. Nuko Mose aravuga ati ndi umuntu ki wahagarara imbere ya Farawo, ati nubwo uvuganye nanje kandi ururimi rwanje ruratinda. Nuko Imana ibwira Mose ati genda nzaja mbana n'akanwa kawe kwigishe ibyo uvuga. Nuko Mose igihe yari ari gushidikanya, Imana ibwira Mose iramubaza iti ninde waremye akanwa k'umuntu, ninde uhumisha, ninde uhumura, sinje ubikora, nzagenda mbane n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga. Nuko Mose aravuga ati nyabuna ndakwinginze tuma uwo ushaka. Ubwo rero muri Yesaya 58 hari amagambo atubwira ngo, harimo ijambo rivuga ingingo yaho ivuga ngo idini itaryarya niyo Imana ishima. Haravuze ngo shira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangura ijwi ryawe nkikondera, ubwire ubwoko bwanje ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Wari we wese, waba warize cyangwa utarize, ariko Imana irakubwira ngo shira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangura ijwi ryawe nkikondera, ubwire ubwoko bwanje ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanje, nk'ishanga ryakoraga ibyo gukiranuka rireka amategeko y'Imana yabo. Niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana, ndetse barabaza bati igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Hari abantu biyiriza ubusa, ariko bamara bakiriza ubusa nabi, bakaba gito, ntibakunda Imana, bakiriza ubusa gusa nyine ni ukwiriza ubusa, ariko nta gaciro bifite. Kandi nyamara kwiriza ubusa byari bikwiriye kugira agaciro, ari ukugira ngo abantu bige ijambo ry'Imana kandi noneho bagire urukundo. Maze bakabaza bati igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Igituma twibabaza ukabyirengagiza biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye ko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Kuba ufite abakozi warangiza ukabagirira nabi kandi ngo urukwiriza ubusa, ibyo ntabwo Imana yabyemera. Imana ishaka yuko waba warize,
waba utarize, maze ariko Imana ukayikunda kandi Imana ukayikorera, Imana ukayivugira uko uzi n'uko ushoboye, Imana ikazakongera n'ibindi kandi ukazamamaza ubutumwa bwiza, ariko Imana izakoresha n'abatarize. Petero ntabwo yarize amashuri, nta nubwo yari azi no kwandika, ahubwo hari umuntu wamwandikiraga, kuko biranditswe ngo ni urwandiko rwa mbere rwa Petero rwanditswe n'ukuboko witwa Suruwano. Ni umuntu ngo wakundwaga cyane, ariko yandikiraga Petero. Petero ntabwo yari azi kwandika. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 hari amagambo atubwira ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, ariko yibuka ko babanaga na Yesu. Uramutse ubanye na Yesu nta bujiji wagira. Uramutse ubanye na Yesu wamuvugira. Waba warize wamuvugira, waba utarize nabwo wamuvugira, ariko n'uwize nawe ni Yesu wamukoreye, kuko biranditse ngo nzabaje imbere, nzabaherekeza, nzemeza umutima. Kandi Yesu yaravuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kuko Yesu yaravuze ati ntaco mubasha gukora mutamfite. Nubwo waba afite n'amashuri, nubwo waba utaranize, ariko uramutse uri kumwe na Yesu, ahasigaye wakora ibya Yesu kandi agutumye wamukorera. Nuko noneho ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye wa muntu wari ukijijwe ahagaranye nabo, babura uko babahana, nuko babategeka kuva mu rukiko. Nuko baje inama bati aba bantu tubagire dute, ko byamenyekanye hose mu batuye Yerusalemu hose ko bakoze ikimenyetso cogeye. Bari bakijije umuntu wari uremaye. Umuntu wari uremaye ahoraga ku rusengero asabiriza. Nuko wa wundi wari uremaye abonye ba Petero ati nyabuna mumpe amafaranga, mumpe ifeza. Ariko Petero aravuga ati nta feza dufite, ariko turagutegetse mu izina rya Yesu, tambuka. Maze cya kirema kimaze noneho guhaguruka kigenda gihimbaza Imana. Maze noneho bamubaza bati ninde wagukijije? Bati ni ba Petero. Abantu bose bakaje iyo ba Petero bari. Nuko abayuda baravuga bati aba bantu turagire dute ko bakoze ikimenyetso cogeye, kandi natwe ntitubasha kubihakana, ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu tubakangishe. Nuko bahamagara intumwa barazikubita, zinezezwa nuko ziva imbere y'abanyarukiko, zinejejwe nuko zemere gukorwa n'isoni, bazihora izina rya Yesu. Intumwa zabwirije ubutumwa bidaturutse ku mashuri menshi. Hariho bari barize bakeya, ariko abandi benshi batarize. Bamwe bari abarobyi, abandi bari abashumba, abandi noneho babwiriza ubutumwa bwiza. Kuko byanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 26 hari ijambo rivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamaga batari benshi, n'abakomeye bahamaga batari benshi, n'imfura zahamaga batari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Yatoranyije n'ibinyantege nke byo mu isi kugira ngo ikoze isoni bikomeye, n'ibyoroheje byo mu isi, n'ibihinyurwa, n'ibitariho. Imana yarabitoranije kugira ngo ihindure ubusi biriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana, kugira ngo bimere nk'uko byanditswe ngo uwirata wese yirata Uwiteka. Kandi muri Bibiliya haravuze ngo umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, n'umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata wese yirate Uwiteka. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo mu muzingo wa 1 ku paje ya 32 hari amagambo atubwira ngo iyo umurimo ugitangira ugwangwa na benshi ukinjirwamo na bake. Abisi barabasuzugura bakabakerensa, abisi barabasuzugura, ariko na Yesu baramusuzuguye. Nuko noneho baravuga bati uyu nguyu yakuye hehe ubwenge ko atigishijwe? Ariko Yesu aravuga ati ibyo nigisha ni ibyo wantumye. Umuntu nankunda azamenya ibyo nigisha. Kubera ko Yesu atanyuze mu ishuri, ariko Yesu yaravuye mu ijuru, ariko yari n'umunyabwenge, ari n'uha abanyeshuri ubwenge, akabaha no kumenya imibare. Ndetse Yesu niwe weza n'imyaka, kandi Yesu niwe ubeshaho byose, niwe uhana abarimu kwigisha. Maze noneho babwira Yesu bati uyu ko atigishijwe
muri Yohana noneho igice cya 8 ati uyu nguyu yakuyeho ubwenge. Ariko Yesu aravuga ati umuntu nankunda azamenya ibyo nigisha. Maze Yesu aravuga ati uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Maze aravuga ati igituma mwebwe mutumva niko mutaraba Imana. Yesu yahumuye impumyi, amaze kuyihumura nta nubwo yari yijijutse, nta n'amashuri menshi ntiyari kwiga kandi ari impumyi, nta n'amashuri y'impumyi hari icyo gihe yari ariho, ariko iyo mpumyi yahamije Yesu. Maze ariko abatambyi bari barize amashuri menshi, bari barize za mashuri yo hejuru, ariko Yesu baramuyoberwa, maze yampumye maze iramumenya. Maze noneho mu gice cya 9 niho harimo amagambo avuga ngo Yesu akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, nuko abigishwa be baramubaza bati uyu ni wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be? Yesu aravuga ati uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Maze Yesu acira hasi, atoba kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendeze cy'Isilowamu, bisobanurwe ngo yaratumwe. Nuko amaze kwiyuhagira agaruka ahumutse. Bamaze guhumuka, maze baza kumubaza bati ninde waguhumuye? Maze baravuga bati abantu barabazanya bati uyu nguyu ko turi kubona ari wa wundi wavutse ari impumyi. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe. Nawe arababwira ati ni nje. Baramubaza bati ninde waguhumuye? Ati Yesu yansize akondo ku maso maze ndahumuka. Baramubaza batarihe, aravuga ati simbizi, icyo nzi gusa yampumuye. Maze amaze kumuhumura, maze agenda ahamya Yesu. Nta n'amashuri yari yaragezemo, nta nubwo yari yarize na za kaminuza, nta nubwo yari yarize hari no gusoma, ariko yari azi Imana mu mutima we, kuko yari amaze kumenya ko wamuhumuye ari Yesu. Nawe Imana niba yaramaze kuguhumura, ikaba yaramaze kukwimenyekanisha, uko yaramaze kumenya Imana, ntukaje wisuzugura, uri uw'agaciro, waba warize cyangwa se utarize. Hari abantu bibaza bati njyewe se navugira Imana nte kandi ntarize? Oya, mwumva ukuntu wari impumyi, yaburanije abantu akabatsinda kandi barize amashuri menshi. Maze noneho abamwe mu Bayuda baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziriza isabato. Nuko noneho abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibingana bityo? Baramupfa. Ariko Yesu ko yarahumuye umuntu ku isabato, nta cyaha yari akoze, kuko ukiza ku isabato nta cyaha kirimo kandi nta n'ingorane zaba zirimo. Ahubwo ikibazo ni uko utakiza ahubwo ku isabato. Gutera umuntu urushinge ku isabato si icyaha, guheka umuntu ukamujyana kwa muganga nta n'icyaha kirimo, umuntu inzara imwishe ukamugaburira nta cyaha. Ikibi ni ukuja guhinga kandi bitari bukize umuntu ako kanya. Maze nuko wari impumyi, baravuga bati uyu muntu si uw'Imana kuko ataziriza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bamwe baravuga, bamwe mu Bayuda ntibemera ko yari impumyi agahumuka kugeza ubwo bamariye guhamagara ababyeyi wahumutse. Barababaza bati uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi none akaba areba? Bati none yahumuwe n'iki? Ababyeyi baravuga bati tuzi ko yari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, n'uwamuhumuye ntitumuzi. Ni umugabo mukuru, nimumwibarize nawe arivugira. Icyatumye Abayuda bavuga batyo niko icyatumye bavuga batyo niko batinya, icyatumye ababyeyi bavuga batyo niko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama ko umuntu wese uzera Yesu ko ari Kristo acibwa mu sinagogi. Nicyo cyatumye bavuga bati ni umugabo mukuru, nimumwibarize nawe arivugira. Nuko ari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, ariko twebwe tuzi ko uwo muntu ari umunyabyaha. Uwari impumyi arababwira ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi niko nari impumyi none nkaba ndeba. Kubera ko yari mu Mana, nubwo yari umuswa kandi akaba atarazi byinshi, ariko yavugaga ijambo ry'ukuri rikabatsinda. Maze aravuga ati icyo nzi ni kimwe gusa, niko nari impumyi none nkaba ndeba, ariko kuba umunyabyaha ibyo simbizi. Icyo nzi gusa niko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenje ate? Yaguhumuye ate? Arababwira ati namaze kuyibabwira ntimwabyumva, none icyo mushakira kubyumvira ubwa kabiri ni iki? Baramutuka bati nuko arababwira ati icyo mushaka, arababwira ati icyo mushakira nababwiye ntimwabyumva, none icyo mushakira kubyumvira ubwa kabiri ni iki? Mbese aravuga ati mbese nawe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baravuga bati niho mwigishwa we
ariko twebwe turi abigishwa ba Mose, ati tuzi ko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntabwo tuzi aho yaturutse. Murebe ari abantu bari bize bakiga amashuri bakamenya ko Yesu azaza, ariko bamara ntibabimenye neza kubera ko batigeze babyitaho, bakiringira ubwenge bwabo maze ntibamenye Imana, bakaba bagiye kurutwa n'impumyi itarizi ibyo ari byo. Kandi babandi bari abakirisito ariko ntibamenye Imana, maze wa wundi w'impumyi abatambukaho aza kumenya Yesu kuruta babandi bari babizi neza. Maze noneho aravuga ati baravuga bati ni njyewe icyo nzi gusa niko nari impumyi none nkaba ndeba. Ati yakugenje ate, yaguhumuye ate? Avuga ati namaze kuyibabwira ntimwabyumva, none icyo mushakira kubyumvira ubwa kabiri niki? Mbese nabwo murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka bati niho mwigishwa we, ariko twebwe turabigishwa ba Mose. Bati tuzi ko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntabwo tuzi aho yaturutse. Uwari impumyi arasubiza ati iri ni ishano kuko mutazi aho yaturutse kandi ari wampumuye. Ngo tuzi ko Imana tumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Umuntu wese wubaha Imana uko yaba ari kose, yaba yarize cyangwa se atarize, ariko akicisha bugufi, uwicisha bugufi azashirwa hejuru, uwishira hejuru azacishwa bugufi. Nuko noneho avuga ati iri ni ishano uko mutazi uwampumuye, ni ishano uko mutamuzi kandi ari uwampumuye. Ariko tuzi ko Imana itumva abanyabyaha, ari uko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi, yaba uwo muntu atavuye ku Mana ntaco yabashiye gukora. Baramusubiza bati weho wavukiye mu byaha bisa niwo utwigisha. Baramusuzuguye cyane, weho nta n'idini wigeze, ntiwize n'amashuri, weho wanjijiwe, weho wavukiye mu byaha bisa niwo utwigisha. Bamusunikira hanze. Yesu yumvishe ko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizera umwana w'Imana? Wari impumyi aravuga ati databuja ninde nkamwizera? Yesu aramusubiza ati wamubonye kandi niwe muvugana. Wari impumyi aravuga ati databuja ndizeye, aramupfukamira. Iyo umuntu amaze kwizera amenya ko Imana ifite ubushobozi, akamenya ko Imana ariyo yamuremye, maze yamara agapfukamira Imana, yamara akayishima, maze akogeza Imana aho kogeza abakina imipira, aho kogeza umuntu uzapfa. Kuko Herode baramwogeje, Imana imukubita urushi, basanga hasi ari inyo gusa. Urumva ko ntaco byamara, ahubwo ico twakogeza n'Imana yonyine gusa. Maze noneho aravuga ati ninde ngo nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aravuga ati databuja ndizeye, aramupfukamira. Nuko Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Yesu yazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bari kumwe na Yesu babyumvishe baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Nuko Yesu arabasubiza ati iyo muba impumyi nta caha muba mufite, ariko none yuko muvuga ko mureba icaha canyu gihoraho. Abantu bazi ngo bazi byinshi, bakabona ko bakomeye, bakamenya ko bize cyane, bakiringira ububasha bwabo, ntabwo Yesu yagira ico abakorera. Kandi ngo abashonje yabahagije ibyiza, ariko babandi bahaze yabasezereye amara masa. Yesu yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota, hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abanyambabazi kuko bazazigirirwa, hahirwa abemera batabonye ko bazabona Imana, hahirwa abakiranura, hahirwa abafite imitima iboneye, hahirwa abicisha bugufi kuko bazashirwa hejuru. Abatega amakiriro ku Mana abo barahirwa. Abazi ko ntaco bashobora batari kumwe n'Imana, Imana izabaha ubwenge. Babandi bicisha bugufi, Imana izabaha icubahiro. Babandi bazi yuko nta bwenge bushitse bafite, Imana izabongerera ubwenge. Babandi bazi yuko ari abahanga, abo ngabo ntaco Imana izabongerera. Uko twasanze mu Rwanda hano muri Yohana igice cya 9 twasanze ijambo rivuga ngo nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Ubwo babandi bazi ngo barareba, bo bazi ngo barakomeye, bazi ngo n'abashumba b'itorero, bo bazi ngo barakomeye cyane, ngo ni njyewe ngo itorero ngo ni njyewe ryubatseho, ngo ni itorero ryawe. Oya, ntabwo ari itorero ryawe, ni itorero ry'Imana. Imana yaravuze ngo batumye muri nk'intama hagati y'amasega. Arongera avuga ati mugende muje mu mahanga yose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Kuko Imana yabonye ko twebwe ntaco twashobora. Umuntu aramutse agutumye
ariko akavuga ati n'ubundi turajana, ntabwo yaba akwizeye, ahubwo ibyo ari byo byose Yesu niwe uyobora itorero, Yesu niwe utuma abantu babwiriza ubutumwa, Umwuka Wera niwe uduhamiriza ko turi abanyabyaha. Mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo umuburo uheruka, harimo ijambo rivuga ngo uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa ubwo igihe kizaba kigeze. Ubwo butumwa bwumvikane mu bubasha bukomeye Imana izakorera mu bikoresho byicishije bugufi, bizaba byaritangiye gukora umurimo wayo. Si ubwenge bavanye mu mashuri bizagaragaza ko bashoboye uwo murimo, ahubwo bazaba basizwe n'Umwuka w'Imana. Abagabo bafite kwizera kandi basenga, basunikwa n'imbaraga idakumirwa, bashishikajwe n'umuhati wera, bazaja hose baje kuvuga amagambo Imana izaba yabatekerereye. Abagabo bafite kwizera kandi basenga, basunikwa n'imbaraga idakumirwa, bashishikajwe n'umuhati wera, bazaja hose baje kuvuga amagambo Imana izaba yarabatekerereye. Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu munsi w'imperuka harimo amagambo avuga ngo Imana ikoresha n'abatarize. Ngo ni mpamvu ki? Ngo abantu bazaba batarize bazajana ukuri kuzatesha umutwe w'abantu biringiraga ko bize cyane. Amagambo azasohoka ku minwa y'abatarize afite imbaraga, yemeza n'ubwenge, ku buryo bizatera benshi kwihana bagahindukirira ukuri. Abantu ibihumbi byinshi bazihanishwa n'ubuhamya bwabo. Ni mpamvu ki umuntu w'injiji yagira ubwo bushobozi uwize adafite? Ni uko utarize. Bitewe n'uko yizera Kristo, aba akikijwe n'ukuri kwera ndetse kugaragara. Mu gihe uwize yamaze gutera umugongo, umunyantege nke abera Kristo umuhamya. Ntashobora kwitabaza amateka cyangwa ubuhanga bwitwa ko buhanitse, ahubwo akusanya ibihamya bifite imbaraga abikuye mu ijambo ry'Imana. Ukuri avuga ahumekewemo n'ijambo ry'Imana ni ukwera ndetse kuragaragara, kandi guherekejwe n'imbaraga itagishwa impaka, ku buryo ubuhamya bwe budashobora kuvuguruzwa. Mureke tumenye Imana yacu. Imana izakoresha n'abatarize, ariko izakoresha n'abize. Abize bazakora umurimo ukomeye, nabo nibicisha bugufi bazakora umurimo ukomeye kuruta n'abatarize. Icya mbere bazandika, ubundi bazamenya n'ubuhanuzi, ariko abize bo nabo bazakora uko bazi. Abatarize nabo bazakorera Imana uko bazi n'uko bashoboye. Imana iduhe kuyimenya, ntihakagire uwisuzugura, ntihakagire uwishyira hejuru. Mureke twese dukunda Imana yacu, tuyikorere uko tuzi n'uko dushoboye. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.